ndumva nta shyaka na rimwe ryaba ririho ryabeshya ko FDI itarishatse. RNC rero nayo ije koko baratubwiye bati ese dushobora kuvugana, turavuga tuti ntawe tuzira kuvugana. Twabanje kuvugana n'abantu ku giti cyabo, n'ibyo nk'uko niko bivuze. Twari ibyo bintu yabitangiye ku giti cye, nanjye mbijyamo, na Niko bijyamo, na Sixbera bijyamo. Bigezera ku rwego tuvuga tuti bigomba guhagarara kuba iby'abantu bikaba iby'inzego. Nibwo twemeje ko bijya muri komite. Saba perezida wa komite de soutien Tahayo ko yavugana n'intumwa ya RNC Gahima kugira ngo barebe uko imishyikirano yazasuka. Imishyikirano tukavuga ese wa muntu mwavuganye asho, ese mwavuze reka none se bizagenda bite? Ariko hagati aho sinzi uko bavuze ngo ibyo nshinzwe mu bashinzwe strategy nzakumenya ko umuntu mbere abahiza agira ati akinya byakikoza muri Afrika y'Epfo akabonana nabo. Bamurije ndahaye se ndahayo ko nari mperutse bishinzwe strategy, amuje gufata decision strategique mutambiye ati ntabyo gusa. Ubwo tugeze mu nama ndavuga cya kibazo mwakivuga mbere cyo kora duha raporo y'imibonano noneho babonanye yose na ndatwemerera ko ari wowe wari wamutumye. Okay, turataha. Rero nibwo mwumvise habaye imishyikirano ya mbere arongera arinya, arongera ajya kwisabira, ndongera ndabimenye. Yahaye uko numvise ngo mbera ngo atangiye ritarame ko twamubwiye kuva kera ko tudashaka kurwana, ko niba ashaka kurwana yazatugaragariza ko tubishoboye, ariko akareka kwakabana amafaranga ngo arimo gutegura kurwana. Atufite gihamya namba ningawe. Ubwo tumusaba gutumiza inama itugezeyo, ndahaye ati cyo kora narabimenye, ati n'umuntu yayatse twarayishyuye. Noneho nibwo dufashe icyemezo tuti ibintu byo guhambira n'inyabya akajya gukora ibintu tutazi ibyo akora, agenda abwira abantu ngo afite ingabo mu Buganda, muzi ibibazo bibitwara rimwe. Ibyo bintu ntitubyemeye, tumuvanye dosiye mu mago. Abantu bababeshya ubaha ibindi dupfa mbera yiyagita n'uba ari hano nabisubiramo. Yewe nkunda kuvuga ibintu nzasubiramo, niba muvuga ngo ndamubeshyira muzagende mubaze ko ibyo bintu atari ko